nk'uko bisanzwe ngarutse kuri uru rupfu rw'akababaro, urupfu rw'agahinda, urupfu rw'agashinyaguro. Ntabwo nzi uru rupfu uko ndi buruvuge, sinzi n'uru rupfu uko ngiye kurubabwira, ariko niba ari urupfu ruturutse ku Mana, niba ari urupfu ruturutse mu bihano Imana yahana abungeri, niba ari urupfu ruturutse kwa shitani, ariko uru rupfu sinzi uko tugiye kuruvuga ngo turudebe muri iki kiganiro, ariko nk'uko ubibonye kuri iyi foto ndetse na titire, uru rupfu nirwo tugarutseho. Turibaza rero uburyo umuntu apfa yarabatijwe mu mazi menshi ntibimenyekane, umuntu agapfa ahakabura umuntu wamuha ubufasha ngo amusove, agapfa akica n'abandi. Uru rupfu nirwo ngarutse kuri uru rupfu. Niba ndaruvuga gute, niba ndarusobanura gute, uru rupfu ni nk'ibanga rurisokera ukuntu, ariko biragira ingaruka ku itorero, bigira ingaruka kuri kuvuka, bigira ingaruka ku maze igihe yaravutse, kuko urupfu rwo upfa ntiyumva, upfa ntabona, upfa abagiye. Ikindi, umuntu wapfuye biba byarangiye. Rero ngarutse kuri uru rupfu. Dogiteri Ndayizeye Isaie Revera Pasiteri, umushumba mukuru w'itorero ADEPR, umuvugizi, n'abandi bashumba bakorana, nagira ngo mbaze iki kintu. Ubundi hapfuye abashumba, hapfuye idini, hapfuye abakirisito. Uru rupfu ni urupfu rudasobanutse, ariko twe tugarutseho muri iki kiganiro. Itorero risa n'iryataninze cyari riradeviya, cyari rirayoba, ryinjira mu musozi wo gukiranirwa kugeza ubwo bazirura. ADEPR yakuye kirazira, cyangwa nayo iri gukura kirazira, ipantaro yemerwe, imisatsi yemerwe, kwimika abashumba kwemerwe, n'ibindi. Ngira ngo uwaba yaragambaniye itorero baba ari aba bantu baje bakamanika idarapo ry'ubutinganyi bakajya barizunguza, kandi ahantu hose uzabona idarapo rizamuwe rifite ubusobanuro, ahantu uzabona idarapo rimanuwe rifite ubusobanuro. Ndazi neza rero ko bakotereta opozisiyo muri komenti ubugiye kumbwira ngo ndubahutse itorero, yewe ndi umukristo mu itorero Pantekote ADEPR, ariko Bibiliya uko yari iri n'uyu munsi niko ikiri, ntivugururwa, ntizahindurwa, ntizigera ihinduka. Sinibaza impamvu abantu bashobora kuvuga ngo tujyane n'igihe, tujyane na viziyo. Ibyo twe batwigishije aba bapasiteri batubwira ko ibi birazira, iki kirazira, iki kirazira, ubu biri kuzirurwa. Ngira ngo nko mu karere ka Ngoma, niba pasiteri yiba umugore w'umudiyakoni, ariko na pasiteri agasanga regionali yamwibye umugore mu rurembo rwa Ngoma, urumva icyo kintu ntabwo ari ikintu gikwiye, si ikintu kizima. Rero aha si ukwibasira, nta kintu na kimwe hano. Oya, twese se dupfire rimwe, twese duceceke? Jamais, ntabwo ari byo. Nyakubahwa mushumba, ntabwo ari byo. Ntabwo itorero ryakoreshejwe inama ngo ibi bintu abakristo baba ari bo babyemeza, ahubwo uwashimuse n'uwagurishije itorero n'uwariguze nibo bakora inama, abandi bagasomerwa imyanzuro, abandi bagahabwa imyanzuro, cyangwa se bagahabwa umurongo bari bugendereho. Rero ngarutse kuri uru rupfu. Itorero ryarapfuye. Ngira ngo Mwuka Wera yaragiye, hasigaye pankarite zishushanyijeho ngo ADEPR, the Eglise Pentecoste of Rwanda. Ngira ngo nicyo gisigaye dusoma, kuko Umwuka Wera usigaye, hasigaye Umwuka Wera uri pirive ku giti cy'umuntu, wigiriye quelque part ukuntu, wihubitse ahantu, wihengetse ahantu, cyangwa iwe akaba afite akantu kasigaye nka karya Imana yasigiye uwitwa Eliya Ikrete, ugasanga bafite ukuntu avoma, noneho bigasagasira mwemu yera muri we. Ariko abasigaye ni siyase zimene, ni amafaranga imiya. Rero ni ubutunzi, ni ku mubare,
ni ukubarana. Ibi ni byo bintu biri kugenda bigaragara ko ari byo biri kudomina, ari byo biri kugenda biboneka ko itorero ryaragambaniwe. Nanjye basubiza muri komenti, itorero mu buryo bw'umwuka ntiryapfa, ni Kristo. Ariko idini n'abariyoboye rwose ndahamya ko mu mwuka, apana mu mubiri, mu mwuka abantu bapfuye bahagaze, kandi uru rupfu ntibanemera kuvurwa, kuko upfuye aba yapfuye. Nta butabazi na bumwe. Cyakora amahirwe yandi twavuga n'ibyiringiro ku banyumva no kubabyumva no kubumva uru rurimi, nuko aya mategeko yose yasinwe n'andi ari gusinwa n'ibindi byose muzatangaza, hari ubufasha n'ubutabazi mugiye kubona bwihutirwa bitarashyirwa mu bikorwa. Yesu araje. Biriya byose basinye, bakajya basinya ngo ibi turabiziruye, ibi tubihaye umugisha, ibi turabyemeje, mukingura ikiryango kinini, mwinjiza biriya, mufungura icyugi kiri drabble ukuntu, mbese mubigira mubyagrandisa. Ibi ngibi Yesu aje mutarabyinjiza abisubiyemo. Kandi mwese mwakinguye iki cyugi, ntabwo muri bugaruke muri iyi guverinoma ya Yesu, kuko hari guverinoma yanyu mwakoze ibyo mushaka, murarya muranywa, ntacyo Yesu atabakoreye. Bagenda muri Vewita, bagenda muri Range Rover, bagenda mu modoka zitandukanye nziza, inkoko, amafi, inkwavu, inka, amata, Yesu yarabahaye. Ahubwo mwebwe yari yiringiye ko muzera urutoki, nawe akabona umutobe mu mitima yanyu witwa umunezero. Herabagweze indimu. Ubu ni indimu. Ubu mweze indimu. Mweze indimu. Pluto ni indimu. Uru rutoki rero ubwo ruri bunyukanyuke, bagasenya uruzitiro rukanyukanyuka, bakarusenya rukanyukanyuka, nawe urimo. Cy'Imana yagusigiye, icy'Imana yari yagusigarije, icy'Imana yari yagushyikiriye hari kwari ukugira ngo ugire umumaro mu gihe gisa n'icy'itorero rimerewe nabi. Ariko nawe ugeze igihe wimuye iby'umwuka wimika iby'umubiri. Muririmbyi yaravuze ngo nabonye kuyoborwa n'umubiri mpitamo kwigendera. Ntabwo Mwuka Wera ajya akorana n'abantu bari mu mubiri. Mwuka Wera akorana n'abantu bari mu mwuka. Unyumva uri i Burayi, uri muri Amerika, unyumva uri muri Aziya, unyumva uri muri Afurika, unyumve wumva ururimi rwitwa Ikinyarwanda gakondo, umuco. Mwuka Wera ntakorana n'abanyamubiri. Rero iminsi irabarirwa ku ntoki. Amanyanga yarakozwe, uwiba ariba, uwigurira inzara yigura, iby'intama ntibimureba, iby'ubugingo bw'abakristo ntibibareba, ubwinshi bw'abantu sava, n'amafaranga menshi babazaniye sava, ariko inyungu mwakabaye muri kungura Kristo zo ntazo. Uyu munsi rero ko muri kuvuga ko twageze muri viziyo, hari ibintu Yesu ataziruye kuva abaye mu isi kugeza asubiye mu ijuru. Kuva abaye mu isi akabambwa, hari ibintu Yesu atigeze azirura. Yesu ntiyigeze avuga ngo tugeze muri viziyo y'icyubahiro, ni icyanjye nge watsinze nkazuka. Oya, yaravuze ngo icyubahiro ni icya Data. Yesu ntiyigeze avuga ngo muzirate ibigwi muri biriya na biriya. Yaravuze ngo nihagira uwirata yirate ko yamenye Imana. Hano mu Rukari rero, genda umuvugabutumwa mu itorero rya Pentecoste, ntabwo tubashyigikiye namba na gato. Oya, turabyamaganye. Yesu w'i Nazareti ahihimiriza abantu kuba bagira umumaro mu gihe gisa n'ikigoye. Hano ubundi niho itorero ryagakwiye kubakwa ku rutare. Igihe ubutayu bufite ikibazo,
igihe ibyumba by'amasengesho bifite ikibazo, igihe insengero zigize ikibazo, igihe amafaranga agabanutse, igihe insengero zifunze, niho abashumba bakagaragaje koko ko ari Yesu wabimitse, ko ari Kristo wabatoranyije, niho bakagaragaye ko ari indashyikirwa, ko bafite ibikorwa by'uko bafite umwuka wera, niho bakakundanye nk'abungeri, niho bagafatanye mu nda nk'abapasitoro, niho bagashyigikiranye nk'abaregionari, niho bagashyigikiranye nk'ababishopu, niho bagashyigikiranye. Ariko reba akantu gatoya Yesu abapimisha ashyira ku munzane igipimo cyo kwizera n'imisengere yabo, yewe we bahise bagaragara abo bari bo. Bamwe ni uguca abantu amafaranga mu buryo bwo gusenga, bandi ni ukushakira abagore ku bandi mu buryo bwo kwishimisha, abandi bari mu mahoteli, abandi bashinze utubari, abandi bakoze ibyangwa n'amasima n'iby'isoni nke n'iby'isoni nyinshi, byose barabyegeranya bati turi abapantekote. Nzakagendana agakiza k'Imana we, nzakagendana. Ibi bisa no gucumuzwa n'akamanyu k'umutsima, kwibagirwa. Imana yarababwiye ngo nimumara kurya mugahaga ntimuzibagirwe. Ubu se muribuka aho Imana yabakuye mu Misiri kwa Farawo, mu gihugu cya Egiputa? Murahibuka. Imana yabakuye mu mashyamba, aho Imana yabakuye mu rupfu, aho Imana yabakuye ahantu. Wowe reba aho yagukuye wa mushumba w'unkurikiye, reba aho yagukuye wa murokorewe. Ubundi iki nicyo gihe wakabaye ukorera Imana ukuri kuyikorera, cyangwa ahubwo nicyo gihe wakayibwiye ngo nariye ndanywa ndambara sinyigenda n'amaguru, reka nanjye ubu buntu nere kubwanjwa no kubupfusha ubusa mbibyarize umusaruro Kristo Yesu. Umuntu avuga ukuri akakuzira. Ndizeye ko kandi ibi bintu hari uri byumve yandika tukana, yandika agaya. Ese wowe wakoze iki? Wabikoze iki? Koko wowe ushyigikiye ko itorero ripfa, ushyigikiye ko rivugururwa? Muhere kuri Bibiliya mubare yo muvugurura, mukuremo Maraki, muvuga uti Maraki aravuga ibi si byo, mukuremo Timoteyo, mukuremo Pawulo wavuze ibi ati ibi si byo. Niba Yesu baranamubajije ngo ese ibya mbere tubisenye, arababwira ngo hoya, ahubwo nimubikomeze. Nje kubikomeza, ntabwo nje kubisenya. Ubu rero twe tugeze mu bihe bya nyuma, aha abantu bageze mu bihe bigoye. Pawulo yavuze ngo bazaba bikunda, badakunda n'ababo, batanemera n'ababo, birarira, bikakaza, bishyira hejuru, ari indashima, ari inkunzi z'amahera cyangwa z'amafaranga, ari inkunzi z'impiya. Uyu munsi wa none umukristo aragaragara nk'umukristo uwezwa, wandura, yandura. Ariko aba bakobwa Imana yabahaye amavuta yo kuririmba, bagera muri korari baha amajwi, kuko twaraye mu mazi, twurira igiti, tujya mu butayu, turasenga, turapfukama, turarira, turaboroga. Imana ibagirira neza, ibaha amatayi, ibaha amasuri, ibaha amavuta yo kwisiga, ibaha ibyo kurya, ibaha ibyo kunywa, ibaha u Rwanda rurimo amahoro nyuma yo kurengwa, kugeza ubwo na nyakubahwa Perezida wa Repubulika ababwira ngo ndiyama abantu bambara mini. Byatangiye yiyama bambara amamini kugira ngo mubirwanye. Iryo jambo hari isina ngo bita ngo nibime Kagame, muzana amapasura maremare, imyambarire yanyu muzicuza. Kubona n'umukuru w'igihugu utarinze kwiyiriza ubusa ababwira ngo mwambara nabi. Muri abaririmbyi umuntu akajya ku ruhimbi yambaye mini, yambaye supanete akaririmba, kugeza na Gitwaza yigeze abivuga, haravuga ngo abantu bambara utumini. Ese uri umwana ujya kugura umwenda utazi aho isoko riba? Ntabwo mbibasiye, ariko namwe sirivupure, ibi bintu nakamaramaza, nakahomeраmunwa, nishoberamahanga. Niba umuntu yakambara mina akajya kuririmbira Imana agahogoza, baziga abantu abadayimoni uri kubiba mu rusengero, ukuririmba ucumuza abantu, usitaza abantu, kuko turi mu gihugu cy'umutekano, nta wakubuza, nta n'ukuvuga. Bose kandi muri ntiteranya bahita bakubwira ngo wambaye neza nawe uti merci.
barakubeshya wambaye nabi. Bibiliya ivuga ngo nimwambare mwikwize, kuko nicyo cyatumye na Adamu na Eva Yesu abaremera ugucocera, kugira ngo badashyira ubwambure ku gasozi Imana yaremye kandi icyubahiro. Si mwanga kwambara? Ntimubizi? Wowe ntubibona? Umuntu agera ku bibero agakingaho intoki, yakurira mu modoka agakingaho moto, yakurira moto bikamucanga, yayururuka bikamucanga, akenda guhirika umumotari kubera kwambara mini, kwambara nabi. Abahungu nabo ubu ngubu dufite amatuza, dufite neza, duteye neza. Si poketi, umucuranzi ni poketi, umuririmbyi ni poketi, pastor ni poketi, ibintu byabaye poketi, ntawe ukimenya aho urukenyerero ruri. Kandi ntibagwaye mu rukenyerero, ntibarwaye ibibuno, ni poketi mu rusengero. None se wagize ngo uzicuza icyo uhamagara ntacyo uzi, icyo uri kwegeranya ntacyo uzi, aho ibyo uri guhamagara uhamagara saka bakufite inyama. Ibi bintu muzabona akaga, bigenda byinjiruko, imvugo zirahinduka, nabanika, nabajama, nabatipe, nababebi, mbese Satani azana ibintu byirukanka cyane ngo ni viziyo. Abasaza murabarwanya bakuza, abakecuru murabarwanya bakuze, bababwira bati nyamara, bati nyaboneka, bati ni emputo, kaka ni emputo, bibi ni emputo, viye ni emputo, kositimu nyine, si buto wapi, tura buto wapi, de buto wapi, ahubwo ni embuto nizo zigezweho. Nibyo nta wanzi iterambere, nta n'uwanzi byiza, ariko se ntushaka gukora ibigukwira bihesha Imana icyubahiro mu byo. Niyo mpamvu rero Bibiliya iravuga ngo nzabakina ku mubyimbi byo mwatinyaga bibagezeho. Iyi ni message yewe nzi neza ko mwese muza kuyibona mu minsi iri imbere. Muririmbyi ukuntu yaririmbye witwa Gonzaga akavuga ngo umuntu utuye mu mubiri araroheje, imvugo ivuye mu mubiri no kwifuza ko uyu mubiri biba mu muntu bikamubata, kandi akumva ntacyo bimutwaye, nyuma byamara kumugaruka kibuka ko yarari mu mubiri. Mukobwa utuye mu mubiri arirora akihindukiza, yareba amata yagatereka amaso, inzara agasiga ntiwarora, nyamara iyo umubiri umuhindutse nta na kimwe cyongera kugaragara. Ngo iwacu si ino mubiri ubyumve nzagusiga, nubwo utubeshya twe turabizi uzabora, naraguhawe ngo ukorere Imana, genda mubiri uzasigara. Ubwo yagiye aririmbamo n'abagabo batuye mu mubiri, ashyiramo abasore batuye mu mubiri. Indirimbo nk'izo z'umwuka nta nubwo zicurangwa, hibereyeho inyoni yari idonze iri mu giti, kuri poketi nakwica. Rero rekana n'abashimire, message ni iyi ngo amagambo menshi avamo ibicumuro, byaratubabaje biracyatubabaje, ariko ubutumwa twumvikanisha twasaba uhagarariye ADEPR ko ibi bintu aya mavugurura nanayihorere, ahubwo niba bishoboka akaba yakinjira mu muhamagaro, nasubiza itorero mu murongo Bibiliya yarishyizemo. Wirwanirira Imana, wishaka kwereka Imana inzira no kuyibwira ko Imana itazi muri viziyo, utarabaho Imana yari iriho, kandi unavuyeho Imana izahoraho. No kuvuga rero ntaho tuva ntaho tujya, nta byabayeho bitariho, ahubwo mwe ni mwebwe mubibona mukagira ngo Yesu muri kumwe. Ngira ngo rero twifuzaga ko aya mavugurura yaba y'abakristo, ntabwo yaba y'abashumba. Niba ibyemezo byakabaye bishyikirizwa abakristo, ntabwo byakabaye bishyikirizwa abapastori. Nako abapasiteri bakabaye babishyikiriza abakristo, byakabaye ari inama zageze ku mukristo wa nyuma, mugaterana mukaganiriza umukristo, we akababwira ideye, mukamushyigikira cyangwa mukabyanga. Ngira ngo rero ndumva ari aho nasoreza. Ciao ciao, shalom shalom.